Hano rero tugiye kuvuga ku bintu nka bitatu gusa, ntabwo turi gufata umwanya munini. Nshimira mwe mwese turi kumwe hano ndetse n'abari ku rubuga bari kudukurikirana. Imana ibahe umugisha. Uyu mwanya rero turaganira ku ijambo ry'Imana, iryo twavuze ririya jambo twasanze mu itangiriro ibice bitatu umurongo wa 2, ariko kugira ngo numve neza cyangwa se mwumve neza, reka dusome umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo inzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Inzoka ibwira umugore, ibwira umwana w'umuntu, gupfa ntimuzapfa, ahubwo umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza, kuko muzamera nk'Imana. Amagambo navuze abiri. Ijambo rya mbere, Satani yaje mu itorero yigira marayika w'umucyo. Ntiyaza muri ya shusho abantu tumuha, tukamuha amahembe, tukamugira igikara, tukamwambika imyambaro, tukamwambika ibintu. Satani uri mu itorero yambaye imyenda yera, arasa n'umucyo, ariko nyamara atari iki, atari umucyo. Arasa n'uhagaze, nyamara udashobora kumenya nimba yicaye. Ijambo rya kabiri, ibikomeye abihindura ibyoroshye, agahindura ibyoroshye kugira ngo abone uko yikururira abantu. Satani akorera muri izo nzira ebyiri rero. Icya mbere, yizana muri marayika w'umucyo, akaza mu ishusho, kandi ibyo avuga bikaba ni ibijyana abantu mu binezeza imitima yabo. Niwe ijambo ry'Imana twasomye hariya mu Bagalatiya 5, aho ijambo ryatubwiye ngo burya kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi n'umwuka ushaka ibyo kamere igira gute, yanga. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bihinduranya, kandi izo nzira zombi zituye muri nge. Gushaka ibyo kamere ishaka cyangwa se nkashaka kuba ari byo nkora, ni kimwe mu biri mu bugingo bwanjye, mu biri muri njyewe Jean Baptiste. Icya kabiri, iby'umwuka wera akunda nabyo biri muri nge. Byombi birikorera muri nge, kandi ngomba guhitamo icyo numvira muri ibyo ngibyo. Adamu nawe na Eva bahura n'ikibazo cy'izo nzira ebyiri. Hari icyo Imana yababujije, hari n'icyo Satani ababwira, abereka ko Imana nubwo yavuze gutyo, ariko ahubwo dore icyo yashakaga kubabwira ngiki. Noneho inzoka irababwira iti, gupfa ntimuzapfa. Nyamara Imana yaravuze ngo nimuramuka muriye kuri iki giti no gupfa muzagira gute, muzapfa. Satani arababwira ati, oya, ntacyo muzaba, nta mpamvu yo gupfa, nimugire ubwoba, gupfa ntimuzapfa. Nuko Satani akorera muri izo nzira ebyiri. Bya bindi Imana yabujije, yigira marayika w'umucyo, akatwegera, akatubwira yuko nubwo bimeze gutya, ariko nyamara si cyo Imana yashakaga. Inzira ya kabiri, ibikomeye Satani abihindura ibyoroshye. Niyo mpamvu iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Matayo 7:13, Matayo 7:13, ijambo ry'Imana riratubwira ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Satani rero arabanza akakubwira yuko nubwo bimeze gutyo, ariko humura, ntacyo uzaba. Icira ahangaha, kora ibi ngibi, genda gutya, kuko nta kibazo uzagira. Nyamara hano twahabonye inzira ebyiri, ari nazo Adamu na Eva bari barimo. Nukora gutya uzapfa. Satani ati, oya, ntacyo uzaba.
hano Matayo aratubwiye ngo hari inzira ebyiri, hari inzira ngari kandi abayinyuramo ni benshi. Icya kabiri, hari indi nzira none ijyana abantu mu bugingo kandi abayinyuramo ni bake. Kubera iki? Kuko iraruhije. Satani rero iyaje ahindura ibintu, akajyana Yesu ku munara muremure akamubwira ngo handitswe ngo nusimbuka Imana izagutegekera abamarayika bagutega ibiganza kugira ngo udakubita ikirenge ku ibuye, udakubita ikirenge cyawe hasi. Yesu nakabwira ati handitswe ngo. Ibyo rero ni umugambi wa Satani, kubera yigira marayika w'umucyo kugira ngo ayobye benshi. Nigize kubwira abantu ngo amadini namwe mu nzira Satani akoresha kugira ngo ayobye abantu. Aya madini menshi mubona na Methodist irimo ni nayo irimo. Kubera iki irimo? Ndamubwira ni kuko amadini inshuro nyinshi ayo mubona avuka, ayo mubona abantu benshi birukangira, umugambi wawo haba harimo ibintu bibiri. Icya mbere ni ukubabwira yuko nimukirya mutazagira gute, mutazapfa. Yesu yarabirangije ku musaraba by'unywa inzoga, kuko mu by'Imana yejeje nabyo birimo. Yesu yarabirangije ku musaraba by'usambana nta kibazo, ntacyo uzaba. Yesu yarabirangije ku musaraba ambara uko ushaka, kuko Yesu yarabirangije. Imana ntabwo ireba ku mibiri yacu, ahubwo Imana ireba ku mitima. Niyo mpamvu abantu basabwe kwambara uko bashaka, kuko Imana aho ireba ntabwo ari ku mubiri, ahubwo ireba hehe? Ku mutima. Amadini akaza, politiki ari imwe yo kuvuga ngo niki nakoresha kugira ngo mbone abayoboke, niki nakoresha kugira ngo nigarurire imitima ya benshi, niki navuga. N'ibitangaza birimo mu byatuma Satani ayobya abantu benshi. Mujye mureba amateleviziyo, nta muntu n'umwe uhaguruka ngo yihane, ahubwo uhaguruka wese nuko abwirwa ngo nguhaye visa. Hari umushumba umwe nyankunda iyo mureba kuri televiziyo arashimisha gusa. Kubera iki? Agetera Celestin, Imana irambwiye ngo wowe ngo rya deni raryishuye. Karaka nawe ikibazo cyawe wari ufite Imana irambwiye ngo uragikemuye. Umva mama, Imana irambwiye ngo bya bindi byose ntabyo bazakora. Umva kuki? Kuko Satani umugambi wayo nuko kurangaza. Umugambi wa Satani nukugira ngo arangaza abantu bahugira mu bitangaza, bibagirwe kwihana no kweza ubugingo bwabo. Kuko n'Imana nikubwira ngo inzira yiguhaye utari wihana, uzaba ukihannye se? Wakwihana? Ushaka iki se? Kandi Imana yamaze kugusezeranya. Ntago bishoboka. Ese ubundi kuki? Nigize nabaza umuntu rimwe ndamubwira intese kubera iki abantu iyo mubasengeye bagwa? Aravuga ngo ni imbaraga z'Imana. Arambwira ati rero buriya no kuvuga ngo iyo dusenze nkavuga fire imbaraga z'Imana zikubita abantu. Ndamubwira noneho rero ati wowe kubera ko ndabwira ngewe nanjye byamfata. Aravuga ati kubw'imbaraga z'Imana asengera abantu twari kumwe bose, fire abantu bose bagwa hasi, sigara mpagaze. Arambwira ngo nubwo utagoye ariko ngo buriya ngo imbaraga z'Imana ngo ziraza gufata ugeze no muri toilette, ziraza gufata ugeze na hehe. Kubera iki? Satani arangaza abantu, abereka izo mbaraga, abereka n'ibyo bikorwa kugira ngo mutabasha kureba kure. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana twabonye rikubwira ngo iki? Riravuga ngo Satani arabanza agateza abantu, bya bintu duteza bikaturangaza, bikatuvana mu byizerwa. Uyu munsi rero Satani arangaje abantu, abarangarije mu madini y'imirimo n'ibitangaza, ariko bitarimo kwihana. Nyamara ikizakujyana mu ijuru ntabwo ari uko uzabona bya bitangaza, ikizakujyana mu ijuru ni uko uzihana.
ukaba umukristo, ukaba uwejejwe. Icya kabiri, Satani yateje ibintu byinshi birangaza abantu, bikababuza kubana n'Imana, bikababuza kunezererwa Imana, kuko harimo imirimo kandi harimo ibintu bigaragara. Nigeze kubabwira ku cyumweru gishize, Satani ari kurangaza abantu abatwariye muri ya mirimo iyo twirirwa dukora hirya no hino, amaniveriseri, bya bindi bitegurwa, abantu bagahuga. Nk'uyu munsi ugasanga turateranye, abantu bagiye gukora surprise ku mukristo, nawe araha arimo arasenga, abandi basibye iteraniro bagiye kumutegurira surprise. Satani akabereka yuko kudaterana, nyamara ijambo ry'Imana iravuga ngo nzateranya abakumbuye guterana kwera. Haleluya! Abakumbuye guterana kwera ntabwo ari abasenze menshi mu hirya no hino, ariko abateranye. Iyo usomye mu ijambo ry'Imana hariya mu Byakozwe n'Intumwa 3 guhera kuri 2, baravuga ngo byagezaga saa 9 abakristo bakazamuka bakajya mu nzu y'Imana gusenga Imana, ariko saa 9 zigeze anniversaire bayabana. Ni umugambi wa Satani. Ku cyumweru byagera ibindi bigategurwa, byamara gutegurwa abantu b'Imana bagasiba guterana kwera, kandi tukabyishimira, kandi tukabyina, kandi tukanezererwa. Kubera iki? Kuko Satani umugambi wayo nuko yibagiza abantu ibibahesha umugisha. Nigize nabaza umuntu rimwe, namubwira ntari ko Yobu, nuza gusoma mu gitabo cya Yobu, iminota yacu ntabwo idukundira, hari ikintu yakoze igihe kimwe. Vuga ngo iyo abana be bajya gushengerera bakajya kwibuka n'iminsi mikuru y'amavuko yabo, ngo Yobu yatekerezaga hari ko abana babo bashobora kuba baguye abana be, bakababaza Imana, akabatambira igitambo cyo kwezwa. Satani ahubwo arakubwira ngo supporting umwana, bamukorere surprise, bamukorere anniversaire, ariko umunsi wo kumweza ntubamo. Kuki? Satani arakurangaza kuri ibyo. Nigise nabwira umuntu, ndamubwira ni se, kuki utari wafata umunsi nibura umwe ngo ushimire Imana ko Imana yaguhaye abana? Aravuga ngo ariko ibyo nabyo. Ndamubwira kuko ari ikintu ngiye nkubwira, kubera ko manzi ko udashobora kukivuga, ushobora kwibwira ko wankomeretsa, sibyo? Nkakubwira ni ujye uzirikana yuko iyo abana be bageze igihe cyo kwibuka iminsi y'amavuko, ni byiza bakorera umunsi mukuru, bakora amaniverseri, bashakira ibyo kurya, ariko wibuke no kubatangira igitambo, kuko bya bindi bakoze bashobora kuba bagize gute, bahumanye. Ukagira abana bahumanye, imirimo nimwe yigaragaza. Nasoza kuko iminota itatwemerera, nkubwira ubugome bwa Satani. Muri za anniverseri mujya mutegura abana ndetse mukanaboherezamo bakajya kwikukira amaniverseri, jya ureba neza. Umwana umwe, abana bagiye muri anniverseri, noneho akana k'agakobwa gaha umwana wo agasheni, karakamuha. Kamaze ukamuha, kubera kwishimira yuko yagize anniverseri, umwana arakajyana. Byageza saa 8 z'ijoro, umwana akabyuka akagenda inzu, agasohoka hanze, noneho agatangira kuganira na kagasheni bamuhaye. Noneho umwana batangira kubona ibintu bihinduka, noneho umwana baracaraga muri saro bagiye gusenga, atangira kwanga kwigisha, atangira kwanga gusenga. Baba batangiye gusenga, akajya mu cyumba agakina. Noneho ababyeyi bafata umwanya batangira gusenga. Batangiye gusenga, umunsi umwe Isa ari gusenga, amufata akaboko, afata ya sheni, ayifashe sheni atazi n'ibyo ari byo, Isa igihumura. Yikubise hasi aravuga ati bigeze ati daddy, kubera icyo ufashe kuri sani yarafite izina rimeze nk'iry'igihinde, kubera icyo ati yamaye akagakomo, amaze kukama arambwira ngo tuzajya tuvuganiraho. Umwana yagiye muri anniversaire n'abandi bana,
bamuhaye impano n'abandi bana, atahanye impano mu rugo n'abandi bana. None ageze mu rugo atangira guhindura imyifatire. Wari uzi yuko Satani yangiza umuryango aciye muri ibi bintu tubamo, muri izi za blood shower, muri izi ngizi baby shower, ibintu bifite n'amazina biraho, abantu tukabiyoberamo. Ariko gutekereza umunsi umwe tuzakora wo gufata umwanya ngo abantu begere Imana babwire ngo Mana wagize neza, warakoze kubana nanjye mu myaka 50, warakoze kubana nanjye kugeza uyu munsi maze imyaka 20 ishatse. Nta muntu numwe ufata umwanya wo gushima Imana ngo ashimire Imana yakoze ibyo. Ariko kunezeza abantu byo turabikora, bije zigakoreshwa, ibintu bikabaho, ariko nta muntu numwe. Yo barabyitegereza aravuga ngo abana banjye ahari birashoboka yuko bahumana, birashoboka yuko bakwandura. Ibyo ukora niba utagira igihe cyo kubana no kweza no gutamba igitambo, ufite ikibazo. Yo bagasengera abana kugira ngo ahari waba yahumaniye muri babana, yahumaniye muri za anniversaire, yahumaniye muri bya bikorwa. Ahari ushobora gusanga n'umwana wasimbuka igipangu saa 7 z'ijoro akajya ku gisimenti hariya, mu gitondo ukamusanga mu nzu yarushye yananiwe, ukibaza ngo yenda umwana araryamiriye, nyamara yenda ntiyarayaho. Kubera iki? Kuko ababyeyi bahugira hanze y'itorero, ntago bafata umwanya wo mu rusengero. Imiryango ihugiye hanze, ntifata umwanya wo gutekereza mu itorero. Byinshi bikorerwa hanze, ndetse Satani akadukurura agategura ibikorwa bituvana mu itorero, abantu bakabyita ibisanzwe. Nyamara ni umugambi Satani afite wo kuyobya itorero, wo kuyobya abakristo. Ariko uyu munsi, uyu mwanya, ndagira ngo nkubwire ngo ni byiza afata umwanya wo kujya hanze, ariko uzirikane ko no mu rusengero ari ngombwa kugira ngo Imana itunganye ibyo igomba gutunganya.